is your house. There's no other God besides you. This is your home. uhagurutse kugira ngo aheshe izina ryayo icyubahiro. Imana yatugiriye neza, yadukoreye ibintu bikomeye, yatugije mu bintu bikomeye, yaraturinze, ariko idutezeho ikintu kimwe, idutezeho kwihesha icyubahiro hano. Kandi turabishoboye rwose. Buri muntu wese mu bushobozi afite, Imana ikenera yuko you give back. Ni inshuro nyinshi ubona abantu Imana yakoreye ibintu bikomeye, aho kubabona bagenda bava imbere y'Imana batwaye ibyo Imana bakoreye, ukongera ukanababona nanone ku yindi nshuro bagarutse imbere yayo bavuga bati ni jye wa wundi wakoreye ibi ngibi. Dufite inshingano ikomeye yo kugira ikintu tugarura imbere y'Imana cy'umuti kirenze indirimbo, cy'umutima umenetse, kirenze amafaranga, kirenze ubutunzi, ukagaruka imbere y'Imana uti ni jye wa muntu wagiriye neza cyane. Turi mu mwenda rero ukomeye wo kuramya, wo kuba abantu babaramya, ukaramisha ikintu cyose ufite hafi yawe, ikintu ufite mu nzu yawe, ikintu ufite kuri konti yawe, ikintu ufite muri biro yawe, ikintu ufite mu bushobozi bwawe, ukiga uburyo ugomba kukiramisha Imana. Ubuzima bwacu hano ntabwo ari ubw'igihe kirekire. Yewe ndakubwira, ndibuka ejo bundi nambaye kaki zo muri primera, none uyu munsi ndireba aho ngeze ubuzima ni bugufi cyane. Ntabwo ndibuka ejo bundi bw'ubutwara cyane rwose. Urabona ko tudafite igihe kinini hano ariko murabibona ntabwo ariho tujya. Ahantu tunyuze Imana itubwiye ngo tuyitegurire. It's just a rehearsal room. Ntabwo twitegurira tujya ahandi hantu. Turimo turayitegurira kugira ngo twinjire noneho kuri stage yayo, tujye muri performance, ahantu tuzaramya Imana. Ariko turimo turabyitoza. Muri ku Abisirayeli barimo bava muri Egiputa, Imana yarababwiye ngo ahantu mugiye kujya maze mwitoze ukuntu babaho, maze ibaha ishusho kugeza no kuri bikoresho bakoreshaga. Iyo rero tugerageza gutaka hano, tuba tugerageza gukurura ishusho y'ahantu tuzajya kuba imyaka yose y'ubuzima bwacu. Icyandiko tugiye gusoma kiri muri Yesaya 53. Haravuga murongo wa mbere, ninde wizeye ibyo twumvise, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Kuko yakuriye imbere ye nk'ikijege. Bibiliya y'ikinyarwanda y'amahoro iki? Ikijegijegi, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza
ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yarasuzugurwaga, akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Nkomeze tugendane, natwe ntitumwubahe. Ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane. Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Ubu rero hari abazi ngo ntibari ibyo ngibyo ni by'abantu baba mu byaha byinshi. Yararenganye ariko yicisha bugufi, ntiyabumbura akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajyanye kubaga, cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikebura, niko atabumbuye akanwa ke. Guhemurwa no gucirwaho iteka nibyo byamukujeho. Mu b'igihe cye ninde witayeho ko yakuwe mu isi y'abazima, akaba yarakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe. Bategetse ko ahambanwa n'abanyabyaha, yari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwe, nubwo atagiraga urugomo kandi ntagire uburyarya mu kanwa ke. Ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje. Ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro, azarama. Ibyo Uwiteka ashaka bizasohorwa neza, bizasohozwa neza n'ukuboko kwe. Azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe, bimwishimishe, bimuhaze. Sinzi niba muzi indirimbo ivuga ngo the wrath of the Lord was satisfied. Iri mu gitabo kivuga ngo umujinya w'Imana wabaye satisfied. Umujinya Imana yari ifitiye twebwe abanyabyaha, ngo yishe umwana wayo agapfa kuriya. Umujinya w'Imana wa satisfied, ubu cyayishizemo neza. Ibaze n'icyo kintu. The wrath of the Lord was satisfied in his death. Niba hari ikintu cyagwiriye isi, n'ibi bintu mubona bibaho, isashaje, dore ibirunga bisigaye bigiseseme bikaruka, isi irashaje. Intambara nk'uko zavuzwe bimeze nabi, isi irashaje. Yego irashaje, ariko igishajije isi kurushaho
ntabwo ibyo ngibyo nuko umuntu yakubwira ati runaka buriya ubwo kuvuga kuri ibyo biruga kuruka ubwo runaka buriya ari maruka buriya arwaye malariya kuruka ni ikimenyetso ni ibimenyetso ariko indwara ntabwo ari kuruka indwara ni iki rero ni ibyaha kuko hari ibintu byabereye mu isi by'icyaha umunsi cyinjira mu isi kandi cyinjira iyo hari aho rivuga ku nama yabereye mu ijuru bahise bakora mitingi inama y'ikitaraganya biragenda bite ko iki kintu kivuye mu isi hari ikintu kirenze ubushobozi bwabo iki kintu ninde muntu wagenda akagihandurira neza akagihanduramo neza akagikuramo mu isi neza ngo bajya mu bizima bajya mu bamarayika bajya mu urabona hari ibitekerezo uti undi muntu udafite umubiri w'iwacu ufite ubushobozi bwa extraordinary bita aliens ndabona ko bitwa aliens extraterrestre something like that have you heard of that bifite ubuzima budasanzwe bw'ibinyabuzima bidasanzwe kandi wenda ikintu nk'iki kiri ku rwego rwa extraordinary gikeneye cyangwa ikinyabuzima kiri extraordinary gishobora kugerekana ikintu gikora kuko byari ibintu byo ku rwego rwo hejuru ntabwo ari ibintu byo ku rwego rwacu mwese yabireba yareba ukuntu bimeze kuko bari bazi icyo bivuze bari bazi ikintu bisaba cyangwa bari bazi ibi bintu ko byamaze kugera mu isi kugira ngo bive ko birasaba iki inyandiko ihari ibigaragaza hari terms of reference ziri clear zivuga ku bigenda ku miryango byo gukurikirana kugira ngo bamenye ko ntabwo byari ibintu byo kuza kuvuga ngo ari icyaha hari uburyo kigomba kuvamo kigatsindwa kigakurwamo akavuga ati icyaha kiratsinzwe buri wese yabireba agasanga atarabasha buri kiremwa cyabireba kigasanga atarabasha buri wese aravuga ati icyo cyanditse muri kizi ibyahishuwe murakizi ngo Yohana ari ahantu Imana iramwereka ararira cyane aravuga ati isi irarangiye turapfuye turashize tugiye kugwa gucikira ku icumu ry'igorogota ugapfana n'umubyeyi wawe ugapfana n'umwana wawe mugapfa mwese murira muboroga mudafite uwabarengera ni uko nguko ibintu byari bimeze nta muntu ushobora gutakira ngo mutabare nuko kuko icyaha ko cyanganaga cyari gifite igihano nacyo kiri capital punishment kiri ku rwego rw'urwo ngurwo kuko Bibiliya iravuga ngo do ibihembo by'ibyaha ni iki ibyo se aratabizi ibyo bintu aratabizi igihembo cy'icyaha kirahari ni urupfu kandi urupfu rubi noneho ngo bafataga ibisambo bakabijyana hariya bakabibaha iyo niyo yari ishusho igaragaza ukuntu kugira ngo icyaha kibe kibonye igihano gihwanye nacyo neza ni gutyo aha rero haravuga ku mwana w'intama w'Imana ngo aza atari imfura nk'uko yakaje atari igikomangoma nk'uko yakaje aza nk'umukene aza yicishije bugufi ngo banamufata ngo bamutware ngo ntiyabungura akanwa ke ngo agire icyo avuga kuri jyewe nka beneficiary nk'umuntu bitezemo umukiro ari byo ntezeho gukira ni inkuru nziza imbwira ngo ese buriya byanga
iri yavuze ngo baramutwaye. Ibaze umuntu aje kugucunga, yahagera yabona ukuntu ibintu bimeze, yabona iki, ukabona atangiye kuvuga ati ariko ibi bintu ko mbona biteye ubwoba, bavuga uti buriya bigiye kwanga. Ariko reba ishusho yacu, tumuhanze amaso, tumureba, tumukozeho gupfa cyangwa gukira, ukabona aragiye. Bibiliya iravuga ngo ameze nk'umwana w'intama batwaye, ngo aragira ngo ntihagire ikintu avuga. Bagera n'aho bamujyana, bagiye bamukubita. Bibiliya yavuze ngo iyo mibyimba niyidukiza indwara zacu. Baramutwara, bavuga ukuntu yari ameze. Iyi shusho ye bwaruhanuzi bw'uyu Yesaya avuga ukuntu bizagenda, ariko ari inkuru nziza itubwira ukuntu tubonye umucunguzi ugiye kudukiza akadukuraho ruriya rupfu rungana kuriya rw'igorogota. Baramutwara, bamugezayo, ntiyabyanga, baramubamba, bamubamba ari muzima, arinda apfira ku musaraba. Bamenya ko apfuye birangiye, ndetse n'isi yose irabibona ko apfuye, kuko ibyaha byari byinshi cyane, ngo Imana imurenge ibyaha byose bamushyize, twamushyize byose byacu. Uyu munsi hashize imyaka 1000, ariko ibyaha byawe byari mu bihugu. Hariho ibintu mukunda kujyamo by'amafilozofi, by'inyigisho zo kuvuga ngo murabizi hari ubutumwa bavuga bati ubutumwa hari ubutumwa babwira bati twebwe twigisha ubutumwa, doctrine yacu imeze gutya. Abandi bakabwira ati imeze gutya, abandi bakabwira ati mwebwe muri mu bintu by'umuntu cyane byo gusubiza Yesu ku musaraba. Abandi bakabwira ati ariko namwe musa naho wabapfiriye, mutabihaye agaciro. Maze abantu bakajya muri ibyo, ubu byose babirakavuga isuku ari ubuntu se bwo ntabwo ari bwo. None se bwaba ari bwo bivuze yuko dukomeza tukaba abanyabyaha? Noneho wakumva izo doctrines ukuntu ziba zihari, ziba zizenguruka ahangaha zigongana, buri wese avuga twebwe twize, kandi buri muntu wese, kuko ni ku murongo ariko twawusomye bose wese yabaye umunyabyaha. Buri n'abantu akanimfura, nakakose n'imfura, bayeho gutya, wanga umugayo, bose. Niba hari umuntu uri nobo w'imfura wabaye umwana w'intama w'Imana Yesu Kristo, maze araza afata twebwe ibyo twahimbaga hano ku isi yuko ari ubupfura, yuko ari ukuba abantu beza, yuko ari ukuba abantu b'inyangamugayo, yuko ari ukugira uburere, yuko ari kwitwara neza, yuko ari ukumenya gushyira mu gaciro. Ibyo byose agati mwese muri ibisambo. Ubu turi ibisambo, yaje gukiza. Ngo kimwe cyari kimuri iburyo, ikindi kimuri ibumoso, ngo noneho ngo ukajya kugateka wowe dushimye turi ibisambo, wowe utari igisambo urakora iki? Ariko waretse gutyo, twebwe tuzira ibyaha byacu, uyu kuko azira iby'abandi. Niba hari umuntu
wabayeho kuri iyi si. uzi ko n'abagabo tuvuga b'Abisirayeli. Ibi rero Imana ibamugisha.